uyu munsi tugiye kurebera hamwe ngo inama twakabaye twaragiriwe n'ababyeyi bacu b'abagabo cyangwa se b'abamama, ariko nabo ngo bagashobora kuba bataragize amahirwe yo kuba izo nama ntazo bari baragiriwe, n'abababanjirije nazo ntabyo bari bazi. Izo nama ni izihe zadufasha kwinjira muri uyu mwaka, ndetse uyu mwaka tukawinjiramo neza, ugasanga tuwunyuzemo tumeze neza, yaba ari mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'icyubahiro. ndagira ngo mve mwana wanjye, ntacyo bimaze waba ufite imyaka 15 cyangwa imyaka 55, isi ishobora kukubera mbi cyane. hari ibintu papa we yakabaye yarakubwiye ukurikiye cano, reka nkubwize ukuri rero kuko atigeze abikubwira, cyangwa se nawe ubwe ntabyo yarazi. nimba uri umugabo wavutse nta gaciro ufite, isi nayo ubwayo izagukomeza ikwereke ko nta gaciro ufite, cyane ko muri buri mugabo aba yifuza kubaho yubashywe ndetse akabaho akoresha ubushobozi yiyumvamo nk'umugabo. gusa biragoye. reka nkwereke ibintu ukwiye kumenya rero. nta na rimwe uzigera ugenda ngo uhure n'umuntu cyangwa abantu bumvishe ngo ukwiye kunyubaha. nta muntu usaba ngo bamwubahe ngo bikunde, si uko bikora. ndetse ni n'ubugoryi kujya kubwira abantu basaba ngo bakubahe. nta muntu ugomba kubwira ngo akubahe, ahubwo we ugomba guhatiriza abantu kukubaha. ubahatiriza ute rero? guhatiriza abantu ngo bakubahe nanone ntabwo ari abantu bihatiriza, ahubwo weho ubihatiriza isi muri rusange utuyeho, ukaba wa muntu abantu bose bakwiye kubona ko ukwiye kubaha, nta n'umuntu wabihakana bitewe n'uburyo ubayeho, uburyo ukoramo ibintu byawe. abantu bakaba bavuga ati turahera he tutubaha uriya muntu, ukabibahatiriza bakamenya ko uwo muntu ukwiye kubaha. ese kubera iki abantu bose bubaha inyanja? inyanja nta muntu igeze isaba ngo unyubahe cyangwa untinye. oya, inyanja abantu bahatirijwe kuyubaha kuko inyanja ifite imbaraga. nta yandi mahitamo dufite usibye kubaha inyanja no kuyitinya. nta muntu wagenda kuri beach ngo agende yinjire mu nyanja akomeze agende ateretse inyanja icyubahiro. niyo mpamvu ubona abantu iyo bagiye ku mazi batangiye kwinjira babwira ngo mwambare ngo tuno tuntu twa life jacket, ngo mufate ngo iki n'iki kugira ngo urohamye basi baze kugutabara. nta muntu wakwinjira mu nyanja uramutse wiroshye mu nyanja uko yiboneye. inyanja yakwereka ko wahubutse wari ukwiye kuyubaha. n'ubwato bukomeye ku isi nabwo bwubaha inyanja. niyo mpamvu ubwato bunini cyane bumwe bumeze nk'uburimo mataje, ubwabwo usanga bufite utundi twato duto ku buryo niburohamo uza kuba bufite backup. nawe ugomba kuba imbaraga ku buryo ubwawe wihatiriza ukavuga ati ngomba kuba nkomeye muri buri gisata cyangwa se muri buri kintu cyose mbamo mu buzima cyangwa se ncamo, yaba ku kazi ukagaragara nk'umuntu ukomeye, yaba mu rugo ukitwara nk'umuntu ukomeye, ndetse mu kintu icyo ari cyo cyose we buri munsi ubayemo, ku buryo aho unyuze hose bakubaha. ndetse iteka ukarinda ijambo ryawe. iyo urinze ijambo ryawe bituma abantu bakubaha. ikindi nawe ugaca bugufi ukabasha kubaha abandi bantu nk'uko ushaka ko bakubaha, ukibuka guca bugufi kugira ngo nawe wubahe abandi bantu. kuko iteka buriya dufite byinshi twakwigira ku bandi bantu, kuko ntabwo wamenye byose. buriya uzamenya ko uburezi bwa nyabwo utangira kububona ari uko urangije amashuri yose, biriya witwa ngo urangije kaminuza, nibwo uba utangiye noneho kuza ku isi uhabwa uburezi bwa nyabwo. ikibabaje abantu benshi iyo barangije kaminuza bakeka ko bagaraduwetinze no mu buzima busanzwe. iyo barangije egizame bumva ko ngo babaye abagabo. ibyo nibyo bituma badakura mu buzima ndetse no mu mubiri wabo ndetse no muri sosiyete babayemo. ukabona umuntu ameze nk'umwana ntagakura kuko yumvishe ko yarangije kwiga kumva ko byose bigezeho. ntugatume uburezi bubangamira ibyo wize ku ishuri. buri ibyo wize ku ishuri ntabwo bikwiye kubangamira uburezi bundi usanga hano hanze ku isi. byose bigomba kuwugikanya. reka noneho ganiriza abasore bakiri bato bato b'urubyiruko. umva amagambo hano, cyane cyane abasore bato mugurikiye muri kano kanya. ukwiye gutangira kwiga guhangana n'ibihe bikugora kugira ngo ubashe gukura mu buzima. hari igihe kigera mu buzima aho uba ukeneye gukura abakobwa mu buzima bwawe nk'ikintu cy'ibanze cyangwa se cy'ingenzi cyihutirwa, ugatangira kwiyitaho ubwawe. abakobwa uzaba ubajyamo nyuma waramaze kuba umuntu w'umugabo wanyawe ufite amafaranga ye, uhamye, ufite ikintu uhagazeho kizima.
icyo gihe numara ko umuntu w'umugabo wa nyawe ufite n'amafaranga yawe cyangwa se ufite akazi keza ufite ikintu wagezeho mu buzima wabasha noneho guhitamo umukobwa wese ushaka kandi nta mukobwa wabasha gupfa kukwanga kuko icyo gihe ufite aho uhagaze. tangira ubanza uteze imbere ubuzima bwawe. hari abantu benshi bazagerageza kugusubiza inyuma nutangira gufata ibyo byemezo. bashobora kuba ari inshuti zawe, famiye yawe, bagatangira guseka indoto zawe uvuga ati nzakora ibi, kuko bose bifuza cyane cyane babandi musangiye ingeso mbi ko wagumana nabo. nutangira kubabwira ngo ugiye muri bazagusiga kuko bifuza kumarana igihe nabo. iyo utangiye gushaka guteza imbere ubuzima bwawe, hari abantu bitera ubwoba, hari abo bibangamira, cyane cyane ko abenshi ari abanebwe. abenshi bakubangamira indoto zawe utazigeraho, hari igihe bikora batabishaka nabo ubwabo cyangwa se batanabizi, ari ukuguca intege gusa kuko bumva ko batabishobora, kumva ko nabo utabishobora. akenshi ubucuti bwinshi mwabana mwe muri bo cyangwa se mw'abasore mumukurikiye, akenshi usanga ari za nshuti mwirirwa mukina video games, musangira urumogi, ukumva ko ari zo nshuti. iryo rero kugira ngo ubihagarike ugomba kubayoba ukabacikaho. ahari ushobora kumva ko udafite imbaraga zo kuba watanga igitambo. hari igihe izo nshuti zitangamo igitambo ukavuga ati njyewe ndabaretse, ni igitambo utanze kugira ngo ubashe kugira icyo wigezaho mbere na mbere uba ugiye kwikura, nawe ukagenda ukishimira ubuzima uri wenyine basi, aho kugira ngo uri kumwe n'abantu bagusubiza inyuma. kuko buriya nutigwa mu izo nshuti zawe cyangwa se ibyo bintu bigusubiza inyuma bikurangaza, hari ikindi gitambo uzigomwa. indoto zawe cyangwa se ibyo wakagezeho nibyo bizaba igitambo mu gihe utemeye kwirengagiza ibikunezeza by'aka kanya bigusubiza inyuma bikugira imwe. indoto zawe kandi utangiye kuzitera umugongo kubera ibyishimo by'akanya gato, ubu uzicuza ubuzima bwawe bwose. ukeneye abantu bashyashya, abantu bakumva ukarekana n'izo nshuti zawe za kera wumva ngo mwarakuranye mwarabanye. hari igihe kigera ukamenya ko bari abantu bagusubizaga inyuma igihe cyose mumaranye nta kintu bakugejejeho, ku buryo noneho utangiye gukenera iki, kumva ko wahura n'abantu bashya bakumva bagushyigikiye, bashyigikiye n'indoto zawe. tangira ushyire imbere abantu muhuriye ku ndangagaciro zimwe cyangwa se babona ibintu bimwe nk'uko nawe ubibona. apana zavaho imvugo zo kuvuga ngo bari abantu ngo turatwikanoya. ufite guhitamo ahahise yawe kuhasiga ukamera nk'urangije mu masomo wize muri izo nshuti zawe za kera zidafite icyo zikumariye cyangwa se ibyo bintu byagusubizaga inyuma, ugatangira kureba ahazaza heza, ugatangira kwegera abantu bahuje indoto nawe. ntabwo tuvuze ngo abo bantu babaye inshuti zawe ubange cyangwa se mwabanye, oya. ntabwo tuvuze ngo ubiyame ubiceho, oya. we bakwepe ujye mu ndoto zawe, abo ngabo mujye muvugana, ubahamagare, ukomeze ubakunde, ariko ubi mu mwanya wawe, umwanya ubanza ukoresha mu kuguteza imbere. nawe ubwawe ufite kwirinda ndetse ukarinda n'indoto zawe. ndetse niba ngombwa ko abo bantu kugira ngo batazakugiraho n'uruhare na rumwe cyangwa se bakakubangamira na gato, niba ngombwa uzanibuke. niba ubona kubacikaho bikuguye, imuka aho utuye. niba ngombwa nabyo bikore. hari igihe kigera aho uba ukwiye kumva ko ukwiye kuba uri wenyine, wenda ukirengagiza iryo rungu ryo kuvuga ngo ubayeho wenyine, kuko kubaho mu irungu ariko uri kwiteza imbere, kugerageza kwiteza imbere ntabwo ari ikintu kimwe. kuko buriya kubaho wenyine ukicwa n'iryo rungu by'igihe gito ni ibintu byiza cyane, kuko bituma nawe ubwawe ubasha kumenya uwo uri we ndetse n'icyo ushaka muri ubu buzima, ndetse ibyo ushaka mu buzima ukabasha kubishyira mu ngiro, ndetse byaba ngombwa ukabikora wenyine nta wundi muntu ukureba. ntabwo ari ngombwa ngo nimba ugiye gutangira kwiteza imbere ibyo uri gukora ngo utangire ubipositinge kuri social media, cyangwa uvuge utangire upositinge uvuge ngo ubu ndi gukora ibintu byanjye ngo mwe nabaye mbaretsuya bayobe, ntihagire umenya ko bacitseho, ujye ubavugisha, ariko ukora ibintu byawe utari ngombwa ngo ubipositinge ku mbuga nkoranyambaga, kuko ntabwo ukeneye ko abantu bagushe muri ako kanya. ukeneye gukomeza gukora niyo nta muntu wamenya ibyo uri gukora cyangwa kuri kwiteza imbere. komeza wige ku bintu byinshi, ukore siporo, wumve amakuru meza. amakuru meza mvuga ukwiye kumva guteza imbere. urugero ni nko gukora subscribe kuri iyi channel ya Rocket Entertainment, kuko uzajya ukuraho amakuru mazima yakugira umuntu w'umugabo. utangira uhuge ya makuru wajya kureba n'abandi macano, akenshi aba arimo amatiku gusa, ugasanga nta kintu kizima ari kukungura. nayo ushobora kuyareba gake gake uri kuruhura mu mutwe, sibyo? ndabizi ibyo bintu birakugora cyane kuko uba waramenyereye mu mutwe ugora wumvamo amatiku n'amakuru mabi, ariko ngo iyo ugeze mu gihe cyo gushaka gutera imbere no gukura mu mutwe n'uburyo bw'umwuka n'ubw'umubiri, ni byinshi uzasanga bisa nk'ibiri kugusubiza inyuma cyangwa se biri kugutura hasi. rero ni gute wabasha kwakira ko watsinzwe?
abantu bagize icyo bageraho babashije kwakira ko batsinzwe, ugatsindwa no kuvuga ati ibintu bibi nka biriya ndabitsinzwemo, ngiye mu bintu bizima mbitsindemo. Igira kuri experience. Abagabo bose nzi bagize icyo bageraho ni abagiye bemera ko batsinzwe, ariko nanone bagahaguruka bagakomeza bagahangana. Ntukajye wumva ibintu byabaye cyangwa se byabaye hahise udashobora kuba wahindura cyangwa wakontorora bigusubiza inyuma ngo biguce intege, biba byarabaye. We komeza utekereze cyangwa se wibande ku bintu ushobora kuba wahindura cyangwa wakontorora. Ibyo ni iby'ahazaza, hazaza wahindura, ariko hahise buriya nta bushobozi ufite bwo kubahindura. Nimba hari n'amakosa wakoze mu buzima, wiba ubuzima bwawe ukomeza kuyicuza, reba imbere urebe ukuntu wabihindura, ukomeze urebana n'ejo hazaza hawe heza gusa. Ntugatume ibintu byahise bikwangiriza amahoro yo mu mutwe. Jya ukora meditasiyo, ubigire umuco wawe, cyane cyane witoze utangire no gusenga. Wibuke ko umugabo aba umugabo mwiza bitewe n'uwafatiraho icyitegererezo. Nimba icyitegererezo ugifatira ku Mana ukavuga ati Imana yanjye niyo ndeberaho, ibyo wifuza nibyo ngenderaho, ukayifatiraho ko ariyo mugenga wawe, uko byamera kose uba uzaba umutsinzi mu kintu cyose uzakora mu buzima bwawe, icyo waba ukora cyose. Ubuzima kandi twese tubona butandukanye. Ibyo umuntu abona nk'ukuri, undi muntu ashobora kubibona bitandukanye n'uko ubibona, kandi bidasobanuye ko mwese mwibeshye. Ndetse icyo ukuri ku muntu biterwa we n'ibyiyumviro bye n'uko abibona cyangwa se inyunga bifitemo. Ibyiyumviro n'imyitwarire yacu nibyo bituma iyi si yacu tuyigira uko dushaka. Ntukaba umuntu w'indashima, ahubwo buri munsi ujye wicara ubare imigisha nanone ufite. Hari ukuntu ubaho nanone uri umuntu w'indashima. Jya unyuzamo unicare uvuga ati Imana yankoreye ibi, mfite ahantu ndyama, mfite icyo nywa, uyu munsi nabonye ibiryo wenda n'ubwo ejo utazi ko uzabibona. Ariko rimwe na rimwe unashimira ibintu bicyo ufite, kuko rimwe na rimwe iyo utangiye kureba ibintu bitagenda neza mu buzima nabyo bigusubiza inyuma. Wariye, waryamye, ufite udufaranga two gukoresha umunsi w'ejo, ariko nanone ugatangira gutekereza ngo ntabwo mfite amazu njyewe, ntabwo mfite ibi n'ibi, ugasa nk'aho ari byo ushyira ibitekerezo cyane, hari igihe ari bibi. Ubuzima bwawe burakubihira. Uko intsinzi yaba ingana kose wagera cyangwa amafaranga yose wagera muri ubu buzima, uko ukomeza kugenda utera imbere mu buzima, niko uzagenda ubona ko inshuti zigenda zigucikaho, cyangwa se ugenda nawe ubona ko utari ukeneye abantu benshi, kuko abenshi ni abagusubiza inyuma burya nta kintu bakumariye, ahubwo ugasigara n'abantu bake beza mu buzima bwawe bagufasha. Atari ukuvuga ngo ubakeneyeho amafaranga cyangwa bagufasha mu bundi buryo, kuba gusa muri kumwe bakugira inama, babasha kukumva. Hari abantu bake baba bafite karite nziza, ugomba guhitamo inshuti nziza. Ndetse nawe ubwawe ariko ntumve gukenera inshuti nziza gusa, nawe ukaba uri wa muntu inshuti zawe zakwishingikirizaho, nawe mbega ukazibera inshuti nziza. Ndetse izo nshuti zawe ufata nk'inshuti magara cyangwa se inshuti za nyazo, ukaba witeguye kuzitabara aho zagira ibibazo, kuzirwanira aho bikomeye, niyo mwese mwajyana hasi, ukaba umuntu abantu bakwishingikirizaho. Ndetse inshuti zawe ukazibwiza ukuri n'umuryango wawe, cyane cyane kwa kuri kwa nyako, ukuri buriya kuba kubabaje, kwa kuri abandi bantu batinya kubwirana. Urabona inshuti yawe ushobora gutinya kuyibwiza ukuri, uvuga ngo ningibwiza ukuri irababara. Uko kuri niko ziba zikeneye kurusha uko wabwira umuntu ikinyoma umeze nk'umuhumuriza. Umuntu arakubwira ngo indirimbo yanjye urayumva utese ngo urarenze kuko ari inshuti yawe, kandi wakamubwira ati ibi bintu ntabwo ari ibyawe, bivemo, hari ibindi ushoboye. Akenshi ujya umenya ko imyanzuro ukomeza kugenda ufata buri munsi, umwanzuro ufata buri munsi, amahitamo ugenda ukora ya buri munsi niyo agenda atuma hari uwo uba we wa nyawe. Ushobora kuba umuntu mubi bitewe n'imyanzuro ugenda ufata ya buri munsi, ariko nanone imyanzuro ufata gahoro niyo izakugira wiho wa nyawe urenze, ku buryo uzagera ku rwego isi izajya ikubona nk'umugabo w'agaciro cyangwa se umugabo w'icyitegererezo uri hejuru bitewe n'imyanzuro ufata. Numara kugera kuri urwo rwego ahise kubona nk'umuntu w'icyitegererezo cyangwa umuntu wambaye cyane, buri mugore wese azifuza kubana nawe, nta mugore wakwanga. Ndetse abandi bagabo nabo numara kugera kuri urwo rwego, ba bandi wasize inyuma nabo bazifuza kuba nkawe. Wumvisha ariko wegenda ubanza ukora ibyo byose nakubwiye, nugera ku rwego rwiza rushimishije. Ibyo by'abakobwa by'abagore muri mundi kubwira abasore, hari igihe kizagera abo wirukaho, umukobwa wese yifuza kuba yaba ari kumwe nawe cyangwa yashakana nawe bitewe n'uko kubona nk'umugabo muzima. Ndetse n'abandi bagabo bagenzi bawe batangira kuvuga ati icyampa nkamera nk'uyu mugabo. Nibwo uzabona ko noneho ba bakobwa wahoraga wirukankaho rimwe na rimwe bagutesha umutwe
cyangwa se banakwereka ko muri kumwe, bazatangira kukubona mu buryo butandukanye, nawe ubyibonere ko bagufata mu butandukanye n'uko bagufataga. Ndetse muri icyo gihe iyo ubuzima bwawe bumaze kubushyira ku murongo, niyo usohokanye n'umukobwa cyangwa atangiye gukundana n'umukobwa, biba bitandukanye na byagiye wirirwaga mu bakobwa wirukaho kandi nta kintu ufite, uri umuntu w'imburaho gusa. Icyo gihe biraryoha niyo usohokanye n'umugore cyangwa se umukobwa wakunze, biraryoha, ibintu biba bimeze neza kuko ubuzima buba bumeze neza, nta stress. Aho rero niho ubuzima butangira kuryoha, noneho umugore akaba nawe yakuryohera ukavuga ati ubuzima buraryoshye, cyangwa se sheri wawe. Aho uba ufite n'amahitamo menshi cyane. Noneho niba ufite n'igihe noneho cyo kuvuga ngo ndakundana nande, ndamusohokana he, dukora iki, mfate konje musohokane, dufate indege, icyo gihe urumva uri ku rwego rushimishije, apana ahandi n'ay'akamoto bikugora kuyamubonera. Iki gihe nicyo gihe noneho cyo kwinezeza mu buzima bwawe, naho muri kwinezeza nta kintu urageraho. Ariko icyo wakora cyose, cyangwa se amafaranga yose wageraho, cyangwa se urwego wageraho rwose, ntuzibagirwe indangagaciro zawe n'amahame yawe ugenderaho, ngo n'ubundi umaze kugira amafaranga utangire uca abantu amazi, utangire nanone wiyandarike, be usange ubaye umuntu nyine utiyubaha, ntabwo ukiri umuntu w'inyangamugayo. Ni bibi. Uzakora uko ushoboye, ntuzibagirwe ibyo wanyuzemo kugira ngo ugere kuri urwo rwego uriho, mbega ntuzirare muri make. Abantu benshi biraborohera, kuko abantu benshi birashoboka ko wazamuka ukagera ku rwego rwo hejuru rwo kugasongera, ariko nanone abantu benshi bamaze kugera hejuru biroroha cyane, baba ari muri hiti, yaba ari ku rwego rw'amafaranga, ngo biroroha cyane ko bongera bakagwa, kuko bagera hejuru bakirara, bakibagirwa inzira banyuzemo, cyangwa se bakibagirwa bajya kugera kuri ako gasongero ubundi bashakaga iki, ugasanga bahageze no batazi icyo bashakaga. Nkuko nabibabwiye mu ntangiriro, uba ukwiye guca bugufi, ku buryo buri gihe uba ukwiye kwigira ku bandi bantu, ntuzigere urekeraho kwiga. Wakwigira ku bakubanjirije byabayeho ayo makosa, wakwigira nanone ku bandi babikoze neza, byose uba ugomba gukomeza wiga buri munsi. Ngo cyane ko bavuga ko buriya umuntu usanzwe cyangwa se umugabo usanzwe yigira ku makosa yakoze, ngo ariko nanone ngo umugabo ufite ubwenge we ntabwo yigira ku makosa yakoze, ahubwo yigira ku makosa yakozwe n'abandi bagenzi, bakavuga ati bara nimba baraguye muri uyu mutego sinzawugwamo. Umunyabwenge yigira ku makosa y'abandi, ntabwo yigira ku makosa ye. Ntabwo wemerewe gukora ikosa iryo ari ryo ryose, iteka ugomba kuba uri maso, ukanuye, uri sharp, ufite ubwenge, ufite amakenga. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ikosa ngo ribaho ngo ukigira ku makosa. Hora uri maso, wirinde icyitwa ikosa, kuko ikosa rimwe hano hanze muri iyi si rishobora kugusubiza hasi. Niyo waba uri kwinezeza mu buzima bwawe, ntukajye wemera ubwawe kugira ngo ugwe mu mutego wo guhora mu byishimo winezeza, usange waratwawe. Niba ushaka gutera imbere mu buzima bwawe nanone, cyangwa se ukaba wamenya ibindi bintu byagufasha gutera imbere mu buzima bwawe, kora subscribe kuri iyi channel. Sibyo? Iyi channel ni y'Abanyarwanda. Channel y'Abanyarwanda ubu yabonetse, bayita Rock Entertainment.